twongeye kubasuhuza inshuti zacu za Blessed Family aho muherereye hose, muraho neza, murakomeye. Nka Blessed Family twongeye kuza kugira ngo twongeye kubana. Twizere ko mwagize icyumweru cyiza kandi Imana ikomeje kubarinda aho muri. Ngewe rero mugiye kubana nawe ni Betty na Emmanuel. Turabakiriye rero, karibu sana. Imana ibahe umugisha. Nkuko tusanzwe tubigenza, reka dusenge Imana kugira ngo dutangire ibiganiro byacu twabateguriwe uyu munsi. Data wa twese, Imana yacu nziza, Imana twubaha, Imana idukunda tutabikwiriye, umwanya nk'uyu turi imbere y'ubwiza bwawe, tunezerejwe nuko ukomeje kuturinda, ukomeje kurinda abakunzi bacu ba Blessed Family. Nk'umuryango mugari waduhaye, turanezerewe cyane ko twongeye kuza kugira ngo twongeye kubana nabo. Mu izina rya Yesu Kristo rero tuyoboza umwuka wera kugira ngo ari waza aduhe ibyo kuvuga, kuko twebwe tutazi kuvuga, ariko umwuka wera arabasha kudusobanurira, kandi utangirane natwe, usozanye natwe. Ibyo turabyizeye, tubyambaje kandi tubyizeye ko bidukoreye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo watubambiwe. Amen. Arakose. Amen, amen. Rero turakwakiriye Akoze cyane kuri uyu munsi kugira ngo wongere ugaruke, tongeye kuganira n'abakunzi bacu. Ngira ngo ntabwo ari igihe kinini twari tumaze tutabonanye, ariko tushaka kugira ngo tujye tubana inshuro nyinshi uko bidukundiye, n'umwanya uko uzajya ugenda udukundira, tuzajya dukomeza kubana. Rero reka dusome ijambo ritoya nkuko mumaze kubimenyera, ijambo ry'umunsi, kuko ijambo niryo rituyobora mu byo dukora byose. Reka dusome ijambo riri muri Yohana igice cya 15, turasoma n'umurongo wa 2. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Kandi subiremo, ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Amen. Amen. Iri ni ijambo numvishe twasangira muri uyu munsi, ko igihe Yesu yaciraga umugani abigishwa be, ababwira kuri uyu mugani w'umuzabibu n'amashami. Murabizi neza, ntabwo ndi bubisubiremo. Umuzabibu niwe Kristo, niwe wivugaga, hanyuma amashami ni twebwe. Umurongo wa mbere uratangira uvuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, ngo kandi data ni nyirawo, ngo uwuhingira. Data, Imana data wa twese, Yesu Kristo akaba umuzabibu. Hanyuma rero iryo jambo dusangiye riravuga ngo ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto. Ibyo bishatse kuvuga iki? Tubishize mu mvugo yacu y'uyu munsi, ibyo twumva tudereranye uyu munsi wa none, Yesu Kristo ni umuzabibu, twebwe turi amashami. Hanyuma aravuga ngo ishami ngo ritera imbuto ngo arikuraho. Murambizi neza cyane, iyo umuntu afite umurima akaba afitemo igiti, icyo giti akagenda akagihingira, ari kugikorera neza, cyangwa se aba afite urutoki cyangwa igiti cyari cyo cyose, umuntu aragenda agasanga niba ari rutoki, agasanga insina hariho amashami yagiye agwa, bayita amashangara, agenda yahaguraho akayajugunya, nta kindi bakora uretse kujya kuyatwika. Hanyuma rero na Yesu yaravuze ngo iryo shami ritera imbuto barikuraho bakajya kurijugunya hasi. Ukomeje hasi muri icyo gice bavuga ngo bajya kubijugunya mu muriro. Ayo mashami atera imbuto bakajya kuyajugunya mu muriro. Rero ni ukuvuga ngo bigereranya yuko iryo shami, kuko twebwe turi amashami, niba Yesu Kristo dushaka y'imbuto akazibura, ni ukuvuga ngo adukuraho, nta kindi uretse kugira gute, kujugunywa mu muriro.
iri ni ijambo dushatse kugira ngo twongere tugaruke, twongere twibukiranye yuko Yesu Kristo ari umuzabibu, twebwe turi amashami. Ntago dushobora kuvuga ngo tube ku mashami gusa nta kintu tumaze. Ikintu ni ukuvuga ngo data wa twese araza agahingira uwo muzabibu, hanyuma Yesu Kristo natwe tumushamitseho nk'amashami tukabasha kwera imbuto, kandi imbuto bashaka ni za mbuto nyinshi. Izo mbuto rero hari ukuntu tuzisanga mu Bagalatiya, ntabwo turi buvuge umunsi, ariko mu Bagalatiya 5 umarutse hasi ku murongo wa 22 aho ngaho byerekana izo mbuto. Izo mbuto rero nizo Yesu Kristo ashaka kugira ngo niba tumushamitseho twere izo mbuto nziza. Ni imbuto nziza, ntabwo ari imbuto zisharira, ni imbuto z'umumaro, ni imbuto zibereye umukristo, ni imbuto zibereye umuntu wihanye, ni imbuto zibereye umuntu ukijijwe. Ni ukuvuga ngo umuntu wamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza agomba kwera izo mbuto. Yesu Kristo rero yagushatseho imbuto akazibura, icyo gihe ntacyo umaze nk'iryo shami, kuri we ntacyo umaze, ahubwo uruwo gukurwaho ukajya kujugunywa mu muriro. Bene data, muri uyu munsi reka twongere twibukiranye yuko Yesu Kristo ari umuzabibu, twebwe tukaba amashami. Amen. Kandi ishami ritera imbuto bazarihaguraho barijugunye. Yesu Kristo arashaka kugira ngo dukomeze tumugumeho, kuko aho hasi niko bivuga ngo nimuguma muri nge, ngo amagambo yanjye akaba muri mwe, ngo musabe icyo mushaka muzakibona. Ukomeje hasi muri icyo gice birimo urabisangamo. Rero bene data, tudatinze tutagiye kure, reka twongere twibuke yuko turi amashami ahagitse kuri Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo akaba umuzabibu, kandi uwo muzabibu ukaba uhingirwa na data wa twese wo mu ijuru. Bene data, Imana yo mu ijuru bagirire neza. Mbere yuko dutangira ibiganiro byacu, murabizi iri niryo jambo numvishe riri ku mutima kugira ngo tubashe kuba twarisangira muri uyu munsi. Reka rero Imana yo mu ijuru iduhane umugisha, dukomeze guharanira kwera imbuto nk'abakristo, abantu bakijijwe bamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Reka tumugumeho, reka amagambo yagume muri twe. Imana yo mu ijuru bagire neza kandi biteho. Amen. Amen. Urakoze cyane. Hari urubuze ngo imbuto kandi nyinshi kandi ziboneke buri gihe cyose. Kubera ko igiti kitariho imbuto buri gihe cyose biragoye. Kandi nabaza gusarura imbuto, hari utuntu twatuganiraho kuri iri jambo tuvuga ngo nabaza gusarura imbuto hari ukuntu bashobora no kuza no kuzisarura muri cya giti, uzi ko abana bajya kubitamo imijugujugu. Iyo nayo no kuyihanganira, wowe ugatanga imbuto. Hari abaza bakasunika igiti bakakinyeganyeza kugira ngo babone ku mbuto kuko bazibonye. Kuko iyo abantu babonye imbuto nabwo bashaka no kuzisarura. Rero reka twene imbuto. Kandi wari ukomeje ahantu heza ku ijambo riri mu Bagalatiya 5:22. Ndaribwira abantu ko numvishe binyubatse ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ngo bimeze bityo nta mategeko abihana. Imana yacu tugereza ibimeze gutyo. Ni wera imbuto ukabonekwamo muri wowe ibi bintu, nta mategeko abihana. Ahubwo umuntu wese ukuri iruhande, ukugeza iruhande azagubwa neza, azasoroma arye anezerwe. Imana yacu tugirire neza cyane. Imana itwiteho rwose. Hanyuma rero turagarutse nka Blessed Family, tuje kuganira n'abakunzi bacu mudukurikiye. Ni ukuri muri igiciro kuri twebwe, muri umumaro, kandi ni ukuri ndabizi neza dukomeze tubane. Hari ibyo mutwungukiraho, hari ibyo tubungukiraho, kuko mukomeza kutugira inama muri benshi, muduhamagara, muduha courage muri ibi biganiro tugirana, abandi bakatugira inama uko twabigenza. Ni ukuri turabashimiye cyane. Abantu bari kure, hari abantu bari mu bihugu bitandukanye, sinabivuga mu mwanya, ni ibihugu byinshi cyane baduhamagara bakatubwira ati courage, umurimo mwatangiye ni ukuri ni mwiza. Ni ukuri turabashimiye. Abakunzi bacu bari mu Rwanda, ni ukuri abantu bakomeza baduhamagara, baduhumuriza bati mudufashe mu ijambo, mudufashe muri ibi. Ni ukuri turabishimiye, biragaragara ko mudukurikira, kandi Imana yacu igumye umugisha. Tugiye kwinjira mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cy'umuryango ni ikiganiro cyiza dukomeje guhuriraho turi benshi, n'urubyiruko
rukunze, bigaragara ko rukunze cyane kubera inama biteze kuzajya bakura hano hantu, biteze ko tuzajya twungurana ibitekerezo twese hamwe, abashaka bakatubaza. Ubu rero tuje uyu munsi wa none kuri iki kugira ngo dukomeze ikiganiro cya gatatu, aho ubushize twasubikiye, ubushize twarebye kumenyana, sibyo, mu mibanire mbere yo gushinga urugo. Hanyuma abantu barabikunze cyane ndetse n'urubyiruko rwarakurikiye cyane. Uyu munsi rero tugiye kureba ku kiganiro cyo gukundana. Nk'uko twabibonye bushize, twabonye ko turi kureba imibanire mbere yo gushinga urugo. Ese irimo ibice bingahe? Twavuze rero ko tuzareba kumenyana, wa munsi abantu bahura bwa mbere, ukagira ahantu uhurira n'umuntu ukumva hari ikintu gitumiwe kigusunika kuri uwo muntu. Ibyo niyo twaganiriye ubushize. Rero twaje kurangiriza ahantu tuvuga ngo uwo munsi mumaze kumara iminsi mwahanya akanimero, muriho muravugana, ariko muza kumvikana ati tuzagira ahantu tuzahurira ahantu runaka, tuganire kuri iki kintu kiturimo cy'urukundo, tureba aho tukerekeza. Uri kumva? Iyo twavuze ko ari first date, cyangwa se soruti ya mbere, cyangwa se no gusurana kwa mbere, uko twabyita bitewe n'aho turi n'igihe cyacu. Rero naho twabihagarikiye. Turavuga ngo rero abantu bamaze kuva muri icyo cyiciro, bamaze kumvikana, bakwinjira mu cyiciro noneho cy'urukundo, cyo kwinjira mu rukundo nyarwo. Urwo rukundo rugamije iki? Rugamije kuzabageza ku kubaka urugo. Ko turi kubwira abantu bakuze, ntabwo turi kubwira abana, turi kubwira abantu bagejeje mu gihe cyo gushaka. Kandi urwo rukundo mbere y'uko babana rubageza kuri wa munsi, turagarukira kuri wa munsi wo kuvuga ngo ndabyemeye, yes. Yego. Urakoze cyane. Rero hari ibintu ugomba kwitaho mu gihe watangiye gukundana n'uwo uteganya kuba mwazashinga urugo. Hari ibintu nyine ugomba kwitaho. Hari ibintu ugomba kwitaho. Kubera iki hari ibintu ugomba kwitaho? Wenda kugira ngo tubwire aba bakunzi bacu bakibabajene, uyu ni umwanya mwiza umuntu aba abonye. Ni umwanya mwiza umuntu aba abonye wo kwitegura neza, agategura urwo rugendo rumujyana ku gushaka. Yego. Kubera ko ni umwanya ugiye kwiga wa muntu muzabana neza. Ugabona umwanya wo kumwigaho, umwanya wo kumureba imico n'imigenzereze. Ni umwanya mwiza rero umuntu agomba gukoresha neza. Wari ukuvuga ati rero hari ibintu dushobora kwitaho, tugomba, ntabwo ari dushobora, tugomba. Icya mbere ni ikihe? Ikintu tugomba kubanza kwitaho cya mbere ni ukumenya imyitwarire y'umuntu. Imyitwarire y'umuntu muri rusange, irimo ibintu byinshi. Tureba iki cyane cyane? Ngewe navuga ngo ikintu cya mbere burya cyo kureba ni communication. Communication ni ukuvuga ngo, tubivuze mu Kinyarwanda, communication ni uburyo muganiramo, uburyo muhanana amakuru, amakuru y'ingenzi. Iyo mwatangiye iriya gahunda yo kuvuga ngo murakundanye, mwamaze urumva igihe mwahuraga first dating muyikoze, hariho abantu bahita bahura, umuhungu agahita abwira umukobwa ati icyabazanye aho ngaho, agataha kivuze, ijambo rigahita risohoka akarivuga. Rero nk'abakobwa murabizi twebwe rero ukuntu twarezwe, icyo gihe ushobora kumubwira uti se nuko bimeze, ntabwo nari nzi ko ari ibyo bintu turi bugereho. Ukamubwira uti sawa, niba umporopoje urukundo, ngewe nzagenda mbitekerezeho. Siko kenshi biba bimeze, niko imico y'iwacu biba bimeze. Nzabitekereza, ariko rero umuntu ntabwo kugenda ngo avuge ngo nzabitekereza ahere iyo giye. Ushobora kujya kubitekerezaho ugasanga hari undi wari uri ku murongo wa kabiri, ku murongo nawe bamukubita ijisho, ejo bavugana ugasanga yenda wowe biguyemo.
mu gihe cyacu byari ibintu bisanzwe byo guhita ubwira umuhungu uti reka ngende nanjye nicare mbitekerezeho, kuko wowe n'ubu barabikora, kuko wowe wafashe umwanya wawe urabitekerezaho, urajungezaho umushinga wawe, reka nanjye mfate umwanya ngende nk'abakristo uti reka ngende manze mbisengere. Nsengere gusengera gukundana n'umuntu, aho ongera ngo umuntu yasengera nk'igihe bakoze bagusabye kubana. Reka ugomba no gufata umwanya ukabisengera, kubera yuko ushobora kumutakazaho umwanya, ariko iyo usenze Imana urabyumva neza, umwuka wera akakuganiriza akakubwira ati iyo nzira yikomeze cyangwa yivemo hakiri kare. Nibyo naganiraga, burya ibintu byose ni ugusenga. Umuntu afashwa no gusenga, ukavuga uti nubwo uyu muntu ari kumpropose urukundo, ariko si urukundo ruganisha ugasenga. Yego, twari mu bintu rero byo kureba gukundana ibintu bya twakwitondera, imyitwarire n'uburyo tugomba kureba. Navuze ikintu cyitwa communication. Uko communication ukorana n'uyu muntu igomba no kukwereka uwo muntu wari we, niba ari umuntu ushobora kuzabana nawe cyangwa niba atari umuntu mugomba kubana. Ese uyu muntu ni umuntu utega amatwi muri communication ye? Ese ni umuntu uvuga uri open, donc uvuga uko ibintu abitekereza, cyangwa n'umuntu uhisha cyangwa uvuga ibintu ahisha ibindi nyuma abyorosaho kugira utamumenya neza? Umuntu ufungukiye ushobora kumbwira ibintu byose. Reka nkubwire rero, iyo communication ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubera yuko ubundi ahantu ibintu byose bipfira muri communication. No mu rugo tugeze, no mu rugo n'uko tutari twagera ni ibintu utegura kugira ngo bizanakujyane mu rugo rwiza. Rero urumva iyo communication uvuze, communication ni ikintu cy'ingenzi. Ushobora guhura n'umuntu ashobora kuba akubeshye afite undi mugore, cyangwa se afite abana bangaye hari yasize inyuma, araje ariko kubera yuko agushaka, kubera maybe uburanga yakubonyeho cyangwa se ibintu yakubonye agukurikiyeho, ibyo bintu byose akabyorosaho, akabyorosa. Ntashaka kuba kufunguka nk'uko abivuze, kuba open, ngo afunguke abanza kubwira uwo ari we. Aho ngaho rero natwe naho kugira ngo mwebwe rubyiruko, mwebwe basore n'inkumi, ni mwebwe tushaka kubwira. Iyo mugeze muri iki cyiciro cyo gukundana, ni ngombwa yuko ibintu byose mubisasa hasi, mugasasa inzobe, mugahana ayo makuru, niba y'ingenzi iyo umuntu agomba kumenyaho. Niba tuvuge wenda tuvuge ufite abana babiri, ngewe nka Betty, umugabo arampropoje yuko ankunze, twajya mu rukundo rwazatugeza mu gushakana, ariko mu by'ukuri ngewe mfite abana babiri mbafite iwacu. Ibyo bintu ndabimuhishe, turinze kugenda urwo rugendo rwose, ibyo ndabimuhishe, ibyo bintu byose urabihishe, amakuru wanze kuba opening umubwira ukuri kuri wowe. Icyo gihe umunsi azabyivumburira bizaba ikibazo kuri wowe, azavuga se uyu muntu uko yabimishe, wenda yambwira nari kubireba uko mbyitwaramo ndetse nanabyitegure, wenda nta n'ikibazo yari kubigiraho, ariko kubera ko bimuhishe bije ikibazo. Urumva rero communication ni ikintu cy'ingenzi. Communication ni ikintu cy'ingenzi, uburyo abantu bahana amakuru no gufungukira umuntu ukamufunguka akakubwira ibintu koko ukeneye kumumenyaho, bituma unamenya amakuru menshi kuri we, bikagufasha no kugira uko umufata n'uburyo wamufasha. Communication rero ni ingenzi. Ikindi ni iki? Hari ikindi bita conflict management. Mbese uburyo mujera ibintu mutumva kimwe, cyangwa akuntu mugiye mugize ibintu mutumvikanaho bigenda bite? Urumva muri iki cyiciro naho hazamo ikindi kintu cyo kuvuga ngo ushobora kuvuga ikintu runaka, nundi nawe akakubwira uko abyumva, noneho uburyo murajera, uburyo mwembi mutumvikana ku kintu kimwe. Ese uyu nguyu ahisa ajumpinga, ararakaye cyane, ahise umutwe ushyuha, kwihangana biramunanira, ndetse ahise agutaho ngaho akubize, ahita kubita. Nkunda kubibona kuri bene wacu b'abazungu, iyo arakaye cyane ukabona ibintu byose arabimeniye ako kanya. Tuvugishije ukuri,
iki cyiciro cyo gukundana nibyo kwa assessment ni ugukora igenzura ry'umuntu ukamwigaho neza muri ibyo bintu byose. Tuvuge niba ubonye icyo kintu mutacyumvikanyeho kimwe, niba umukunda rwa rukundo nyarwo nawe agukunda rwa rukundo nyarwo, already uramumenya. Sasa wowe ni wowe wo kumenya uburyo uzabyitwaramo. Kuko niba uzi ko umuntu wawe arakara vuba, maybe arakara vuba ariko mu ndi mwanya bikaba birarangiye, icyo gihe ugomba kubyita ukabimenya. N'ikindi gihe byazamubaho ukavuga uti yo ngomba kwitwara gutya kuko umuntu wanjye ndamuzi, biraza kuza kurangira, ukavuga uti nzabyihanganira. Cyangwa se niba ubona umutima wawe utabasha kwihanganira ikintu nk'icyo, uvuga uti vraiment ngewe aha hantu ndi kuhatakaza umwanya. Kuko ngewe sinjya mbasha, hari umuntu mu buzima bwe bitewe n'uburyo yakuze, bitewe nawe yarerewe, bitewe n'iki, umuntu utihanganira ibintu byo gushoutinga, byo kuvuga cyane, byo kumujinya, ugasanga bishobora kumuba byamwangiriza mu mitekerereze cyangwa se mu mibereho ye. Aho rero muri conflict management hazamo no kumenya ni gute wababarira. Niwe se umuntu ni umuntu utinda kubabarira, ni umuntu usubika inzika. Konfurira mubaye nk'ababiranje kw'inzika arayiryamanye. Urumva ni ku mpande zombi. Twari tuvuga niba ubonye umuntu ajampinze arakaye cyane, agize umujinya mwinshi, maybe ni umwe muri bo niwe wakosheje. Wowe ku rundi ruhande uri umuntu wo kubasha kwakira ibyo bintu, ugahita uvuga uti okay, ibi bintu mbashe kubibyakira no kubabarira. Usanga rero kandi abantu tuba dutandukanye, ariko nukuza kureba niyihe umuntu ageza ku ruhe rugero. Ese Manuel niba arakara vuba bigenda gute, ariko se yigarura gute, ese nzabijera, nzabishobora. Ukagenda uvuga uti ni umuntu nashobora kujera koko. Maybe urabwira abasore, ariko nzi yuko abagabo muri rusange, abasore muri rusange, ikintu cyo gusaba imbabazi bo kiragoye kuri bo, kiba kure cyane. Maybe uratubwira ukuntu n'inama watugira. Ahubwo kuri social media bavuga ngo umusore y'umudamu no kunyura urumva no kunyura buruburo, reka urumva. Ariko mu by'ukuri kugira ngo umugabo asabe imbabazi, sinzi abantu bavuga gutyo, kugira ngo umugabo asabe umugore imbabazi ni ibintu bijya bituruka kure. Ariko mu by'ukuri ngewe uko mbona iwacu ni ibintu byoroshye cyane. Kuko iyo umuntu ya making the mistake cyangwa yakoze ikosa, kuvuga ngo I'm sorry ni ibintu biri hafi, ni ibintu bisanzwe, ubuzima bugakomeza. Ukaba wakoze ikosa, mu by'ukuri mu rukundo harimo, turaza gusoma n'icyanditswe kugira ngo n'abantu mu by'ukuri ibi tuvuga uko urukundo rugomba guhagarara ukarenga ibyo bintu, rukabirengaho rwose. Ikindi kintu hari ikintu kindi ugomba kwitaho. Umuntu kugukunda nibyo turi kuvuga, ariko urwo rukundo rurimo no kukubaha. Kuko hari ukuntu umuntu ukabona arakubahisha mu bandi, arakubahisha mu nshuti zawe, arakubashye, akubahiye n'umuryango. Ese urukundo agukunda rutuma nakubaha. Kuko urya iyo umuntu atakubaha, menya yuko nugera niwe azakugira umuntu w'inyuma cyane. Icyo kintu rero nacyo nicyo kwitaho cyane. Urabizi kuko hari muri minsi hari amagambo bakunda gukoresha ngo za slay queen. Ibyo bintu twebwe ntago byabagaho. Ugasanga nk'umusore yishakiye slay queen, yivaniye hariya hirya ku mihanda, hanyuma umukobwa aramujyanya, amugejeje iwabo mu cyaro. Umusore urumva, umusore yifatiye slay queen, amugejeje hariya mu cyaro agezeyo atangiye gusuzugura abantu. None umuntu niba gusuzuguriye umuryango, urumva aho hantu ibintu bitangira gutyo. Kuko umuntu niba mugiye gukundana, mugomba gukundana mu buryo bwari bwo bwose, uburyo umeze, uburyo uteye, uburyo ibyo ufite, ibyo utunze, abawe, ibyawe byose. Ariko noneho urugeze yatangiye gusuzugura ahantu, arareba ahantu turuka, ati ngewe hari ahantu sinshobora no kwakandagiza ikirenge, watangiye nyine ibintu nk'ibyo ngibyo.
abakobwa rwose, abakobwa cyane cyane ni mwebwe ndimo kubwira, kuko ni mwebwe mukunda gukora ibyo bintu, kuko mushaka kugira ngo mugaragaze yuko muri rwa rwego rwo hejuru. Umusore niba ushaka nawe kumwereka ko ufite ubuzima bwo hejuru. No, guca bugufi. Uce bugufi, ukunda umuryango w'umuntu wawe, wumva yuko uzamukunda, uwubahe, uce bugufi. Aho ngaho ibyo bintu byanyu bizagenda neza cyane. Iyo bitangiye neza birangira neza, ariko iyo bitangiye biri muri ako kavuyo birangirana n'akavuyo. Ikindi hari ikindi kintu twanagombye kuba twanagize n'icyambere. Ibintu by'imyemerere. Ibintu by'imyemerere bijya ni ibintu bikomeye. Ikintu cy'imyemerere rero buriya turi mu kuvuga ya first dating twakivuzeho, kuko ugomba no kumenya, twavuze ko ugomba gushakisha amakuru menshi ashoboka, kumenya ibibazo byinshi n'icyo ngicyo kimubaza, amakuru data y'ingenzi ushobora kumucyuraho. Ariko umaze kumenya aho aherereye, noneho muri iki gihe kiguha kumugenzura, kuko umunsi turi gukora dating ushobora kumubwira uti jyewe burya ndasenga nsengera hanaha buriya ndi umurokore, burya njyewe ndi umukarisimatike, ndi umuntu ukomeye. Ariko yes, icyo kintu waragitahanye, ariko noneho muri iki gihe cyo gukundana umukarisimatike bwe buhari, ugiye kugenzura uburokore bwe, ugiye kugenzura muri ya myizerere yakubwiye, reka nyigenzure koko menye icyiciro ahagazemo. Ni byiza kuko no gutangira kugerageza, niba mwakundanye ukaba watoreye wenda ntimuva mu itorero rimwe, ariko ukabona ntabwo byabaye bariyeri, nimugomba no gutangira no kwimenyereza. Kuko nimuvuga yes, mugomba kuzavuga yes mwiyemeje noneho kujya ku kindi cyiciro cyo gutegura ku bana, mwamaze kugira umurongo muha ibyerekeranye n'ibintu biri spirituel, n'ibintu by'imyemerere, kugira ngo bitazabatera ingorane. Burya biragoye ko umugabo ahaguruka akajya gusenga ku cyumweru, umugore akajya gusenga ku wa gatanu, cyangwa umwe akasenga ku wa gatandatu, cyangwa se umwe akasenga mu itorero rya ruguru iri, undi akajya muri yepfiriya. Usanga iyo ubwo kujera urwo rugo biragorana. Buriya rero ako kantu komojeho ni keza cyane. Bene data reka tubagira inama, kandi iki kintu mucyumve. Buriya iki kintu avuze ni ikintu gikomeye cyane. Buriya rero mvuga ngo ndashima uburyo nabonye abadivantiste bafata umuryango. Buriya kuvuga ngo umudivantiste, umupasiteri w'abadivantiste, niba bamwimuye bakamuvana ahangaha bakamujyana mu yindi ntara, bazi yuko agomba kwimukana n'umuryango we, bakafata umuryango we bakabimura bakabajyana. Ariko bitandukanye n'andi matorero cyangwa iki, kubera yuko bashobora kwimura umugabo bakavuga ngo umugabo najye muri ririya torero ryepfiriya, umuryango we ntibawitayeho. Ibyo bintu ni bibi cyane, kubera yuko bundi umugore n'umugabo iyo bamaze kubahuza ubundi bagomba ntawubasha kubatandukanya, wakagombye wimura umuryango. Rero niyo mpamvu n'iki kintu muri uko gukundana nabyo twabagira inama yuko mushakishiriza aho muhurira, kuko niba mbitangiye, niba umwe ari bujya ahangaha undi akajyaha, biriya bintu mugenda mukigira hamwe, mugera no mu rugo mukongera mukabisubiramo, bikabafasha mwembi kuko mwese mwabyigiye hamwe. Ariko iyo umwe yize imyizerere yaha n'iyi ngiyi, niho ushobora gutangira bigashobora kuba byazana konfuri mu ngo. Rero tubabwira ngo icyo kintu nacyo mujye mukitaho, mujye musenga Imana ibahuze, muhure muhuje. Niba umwe wenda ashobora guseda kuva hano kugira ngo aze kuri uyu cyangwa yajye hano gutya, nukuri ibyo bintu ni ikintu mugomba kujya mwitaho, ku buryo kizabafasha muri uko gukundana kwanyu, kuzabageza mu gushinga urugo rwiza kandi rumeze neza. Ibyo ni ukuri. Imana igumugisha gukomeza kuri ako kantu, kuko ni iby'ingenzi cyane gutekereza ku myemerere yayo, ni gute mugomba kuyihuza. Kuko nubwo muri mu cyiciro cyiza cyo kugira umwanya wo kubifataho umwanzuro no kubitekerezaho, mukazajya kugera igihe cyo kuvuga ngo ndashaka ko umbera umugabo, ndifuza ko nawe umbera umugore. Umwana amaze kugira ibintu musenkoroniza, umwana kugira ibintu ku murongo. Ikindi kintu twavugaho ni iki rero,
ni ikintu cya values, valeur mu gifaransa, cyangwa se ibintu muha agaciro, ibintu uha agaciro mu buzima bwawe, le valeur. Mu kinyarwanda hari ukuntu ubura mu ijambo byahita bihura. Ibintu uha agaciro, ni ibintu uha agaciro, ni ibiki wowe uha agaciro mu buzima bwawe. Wenda ushobora kuvuga uti mpa agaciro ikintu cya transparency, mpa agaciro integrity, mpa agaciro excellence. Hari umuntu usanga ugasanga mu buzima bwe ashaka guperforminga ibintu rwose kuri excellence. Hari umuntu ushaka ugasanga akunda ibintu ko habaho ikintu cya honest, cyo kumva gukoresha ukuri, ari ikintu ashyize imbere. Undi agasanga icyo cya excellence mu kinyarwanda harya turavuga ngo ashaka gukora ibintu ku buryo bigaragara neza bikajya ku rwego rwo hejuru. Ni ibintu ashyira imbere, ashyira imbere, ushanga ibintu by'agaciro ashyira imbere uwo muntu. Nibyo nanjye ibyo ashyira imbere, nibyo nanjye ashyira imbere, tukareba ukuntu bigenda bigira gute bihura. Wowe uri umuntu ushaka ko ibintu bigenda mu murongo ugororotse, cyangwa se ibintu bikorwa neza perfect. Umunebwe uyu nguya agomba umuntu ugira ibintu vuba vuba, akunda ibintu bikorwa. Niba mugiye gukora ikintu mugishyireho umwete mpaka mukirangije. Wowe utangiye guca hano undi atangiye guca, rero ibyo ngibyo naho kumenyana uyu muntu ameze gute, values ze nizihe, nanjye values zanjye nizihe, kugira ngo turebe aho zizajya zihurira, hanyuma umuntu mumenyane neza. Ni muzakunda muri urwo rugendo rwo gukundana, muzatangira urugendo mwahuye, ujye umenya uko ubyitwaramo. Aho hazamo n'ibintu byo kumenya ni ayahe ma goals, ni ibihe uyu muntu bintu ashaka kuzageraho mu buzima. Yego. Nk'ubu tubana hari ibintu nakubwiye, ni hari ibintu nshaka kuzageraho. Nawe ukavuga uti hari ibintu nshaka kuzageraho, twese rero tukabihuza. Ugomba rero mbere yuko ubwira umuntu ngo ndakwemereye ko tubana, kumenya uyu muntu ni ibiki ashaka kuzageraho mu buzima mu myaka 10 iri imbere. Goals zawe ni izi. Uyu ni umukobwa wifuza kuzavamo umuntu ushobora kuyobora company. Ese uyu ni umukobwa ni umuntu ufite intego yo kuzaba nyina w'abana, kandi akanakora n'ibi. Se n'umukobwa ushaka kuzashinga uruganda, yumva yazashinga uruganda mu mutwe, yumva birimo. Ese ni umuntu nzanye atararangije kwiga, yarangije segonderi, ariko arashaka kuzakora kaminuza. Ibyo ni ibintu ugomba kumenya, byose mugomba kujya mu gucacura muri urwo rugendo. Uyu ni umugabo ushaka kuzagera he. Ese n'umuntu wumva ko mu myaka 3 agomba kuba afite inzu iye, niba usanze ntayo afite. Ese n'umuntu wumva ko agomba kuzagenda n'imodoka mu myaka ingahe. Ibyo bintu mukareba niba mubihura, ukagenda umenya ibintu asetinga nk'ibintu byo kuzageraho. Ibyo ni ibintu nabyo ugomba kumenya. Wowe ushaka kumenya, uri gukundana n'umuntu winjiye mu byo byose urabikusanya, ayo makuru yose urayakusanya. Umwanya mwiza wo kubimenya. Hanyuma turagera no ku kindi kintu wenda dushobora kuvuga ngo nacyo tutakwibagirwa, lifestyle. Ntabwo nzi uko umuntu abayeho umunsi ku wundi. Hari umuntu ushaka kuba mu buzima bwo hejuru. Ngira ngo nibwo twabisobanura kugira ngo umuntu yumve urwo rurimi rwa lifestyle. Hari umuntu wumva ashaka guhanika, niba ari ukugura imodoka azagura Prado, kandi mu by'ukuri afashe credit, aribwo bwa mbere afashe credit, ariko aho kugira ngo atekereze ibindi akaba ashaka kuba yakwitungira Prado. Mu by'ukuri nta ninza afite, nta kindi kintu, ariko agende mu bamubona, umuntu wese amubona yuko ari. Muri Kenya binyibukije bavuga ngo abaruwo nibo bantu ba mbere bazi kwiharanya, kwiyemera. No kuvuga ngo muruwo angwa natashye no mu rugo wabo kuri abajya bataha mu 12 muri Christmas, agomba kugenda anakodeshe Prado
y'ibihumbi 10 cyangwa 20 by'amakenya n'ibihumbi 200 y'u Rwanda, akabikonsoma buri munsi, ariko ajyane mu cyaro iriya hirya n'umuhanda kwigerayo ntabwo biba byoroshye. Iyo lifestyle y'umuntu ugomba akiri umusore, kandi uwo ni umusore, lifestyle y'umuntu ugomba kuyigenzura kuko igendanye n'uburyo azakoresha amafaranga, azaspendinga gute. Cyangwa se uhure n'umukobwa niba mwasohotse akubwira ati ngewe ntanyweye iki kintu cyakicupa gihenze, ati cyangwa se ikintu kitonywa ari amarura niba henda simbizi, ntabwo twigeze tuyanywa. Ugasanga umuntu ari kodaringa bya bintu bihenze, akareba kuri ntacyo bimubwiye, aho kuri amafaranga ibyo mafu ntacyo babandi ngo bakura ibyinyo, kareba umuntu umukunda mu by'ukuri, umuteganya ko mwazabana, anashaka nuko utana depanse ibintu byinshi. None umukobwa ari gushaka ko depanse ibintu si umukobwa gusa, rega n'abahungu muri iyi minsi hariho abahungu bashaka kugira ngo nabo barire ku bakobwa, kavuga ati ngewe nta kintu ufite, nzashaka umukobwa ufite akazi keza, ubundi nge agatangira kujya amubwira ati nta telefone nziza, hera kuri iPhone. Ibaza umuntu agusabye iPhone kandi nawe mu by'ukuri wenda nta niyo ufite. Ubu se urumva uwo muntu mu by'ukuri ariho aratanga yuko uwo muntu yazavamo umuntu bagiye kuzashingana urugo. Bakobwa, basore, mube maso. Aba bantu rero tuvuga ko twebwe ibyo dufashisha abantu ni ibintu biri muri Bibiliya. Yego, tugiye kubasomera ijambo. Ijambo riri mu Bakorino ba mbere ibice 13 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 7. Ahangaha iri jambo icyo dushaka kuribasomera ni irihe abantu b'abajene. Ni ukuvuga ngo ni iri jambo mubana nk'abakristo, mujye muri kora nako mujye muri soma, ribabere nk'iki, ribabere nk'indorerwamo yo kwireberamo ko muhagaze mu rukundo rwanyu. Yego, mugiye muri iki gihe cyo gukundana. Ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburira abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Ariko urukundo rurihangana, rukagira neza. Urukundo ntirugire ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Amen. Uvuye ku gice cya 4 ni amagambo akomeye cyane. Urumva, rurihangana rukagira neza. Ntabwo umuntu niba nagukoshereje bya bindi twavugaga bya komvuri, hari uburyo ugomba kumwihanganira, ni urukanagira neza. Urukundo rukagwa neza. Kandi bikora ibigira gute biteye isoni. Rubabarira rwose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Harimo kubabarira, harimo kwiringira, harimo bya bintu byose umuntu ashobora. Umuntu wagukunze mu by'ukuri aragukunda, akagukunda, hari igihe ubona afite n'amafuti, naye akagira gute, rimwe na rimwe akabasha kukwihanganira, akabasha kugira ukuntu yakujera. Gusa ibi ntibivuga yuko uru rukundo iyo turuvuga ahangaha ni urukundo rw'Imana dushakaho. Ariko iyo umuntu nabwo agiye kubana n'undi, uru rukundo turavuga ngo kugira ngo hari ukuntu tugira ngo abantu batazagwa mu buyobe, kuko hari urukundo ugomba gukunda mwene so. Uri kumva? Umwene so ukamugirira impuhwe, ukamukorera nk'ibingibi byose iri jambo ritubwiye. Ariko iyo bigiye ko umuntu mugiye kuzabana, ni umuntu ugomba gufatana proje. Hari igihe ushobora kuba mubabariye, ukamubarira 2, ukamubarira 3, ariko ukazabona ko uwo muntu
biragoye kugira ngo muhuze mu kubana mu buriri. Uzamubabarira nk'umukristo mugenzi wawe, umukristo nta n'inshuro zo kumubabarira zihari, wamubabarira inshuro zose. Iri ni ijambo riraplike ku bakristo. Nashaka kuvuga ngo hari ibintu byo twarikuramo mu gihe turi kubana, ariko iri jambo nabo ntibazarikubwire ngo rikubuze kureba neza ngo ushishoze umuparitoneri, kuko umuparitoneri biba birenze uru rukundo turi kuvuga rw'abana b'Imana muri rusange. Ruba rugiye kureba umuntu noneho mugiye kuzabana ubuzima bwose, umuntu mugiye kuzagirana kontara. Hari ibintu ugomba kureba, nibyo koko uzamukundira muri uru rukundo, ariko nk'umwana w'Imana, ariko nabwo nk'umuntu muzabana hari ibirenzeho ugomba kwasesinga, ukavuga uti ni ngombwa ko uyu muntu ushyizeho akadomo, namukunda urukundo rw'abana b'Imana, ariko nanarenzaho nkanamukunda n'urukundo rw'umuntu tugiye kugira kontara yo kubana. Aho ngaho ni ukugira ubwenge buvuye no mu ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana, rega Bibiliya irimo ibintu byose. Ni ukuri, yaba ubuzima bworoheje, ubuzima bukomeye, ubuzima bukakaye, imyitwarire, ibi byose. Urumva rero urukundo ibyo rutubwiye bene data, mujye musoma iri jambo, mujye munarisengeramo kugira ngo Imana ibahe urukundo nyarukundo tumaze gusoma. Turakomeje rero. Hari ibintu tugomba kureba. Twari turi guhugura abantu ngo bakundire abantu mu rukundo rw'Imana yaduhaye, ariko kubera ko tugomba kugirana na kontara y'umuntu, hari ibintu natwe tugomba kureba, tukareba ko ari nk'amadarapo atukura cyangwa se ari nka feruje bicanye. Ibyo bintu wabibona mu buzima bwanyu bw'uru gukundana, ukavuga uti kubera ko uyu muntu ndamukunda nk'umwana w'Imana. Ko umwanditsi Paulo yandikiye Abakorino, ariko noneho nk'umuntu tuzakorana poroshe, iyi myitwarire ye ndabona ngewe yatuma ngendanganya. Rero reka dutangire tuganirize ku bakunzi bacu ibyo bintu ushobora kubona bicanye amatara ukaba wahagarara. Bimwe muri byo ni nk'ibihe? Icyambere, umuntu arakuze mu bitekerezo. Faransa bavuga ngo ni maturité yo kuba yajya muri uyu mushinga agakora akazubaka urugo. Twakundana, uyu muntu akazageza igihe cyo kubaka urugo, akaba umuntu w'umugabo cyangwa akaba umuntu w'umugore. Icyo rero ni ukukitaho umuntu akakireba, kuko hari abantu baba bafite imyitwarire ukagira ngo ukabona ari nk'imyitwarire ya cyana, reaction za cyana, ukabona uwo muntu ntabwo arakura. Icya kabiri, tuvuge umuntu mwatangiye uwo mushinga wo gukundana aguciye inyuma, abigize rimwe, kabiri, gatatu, abigize kabiri. Mu by'ukuri uwo muntu niyo mwazagera igihe cyo kubana, nta kintu cy'icyizere wamugirira ko uwo muntu ashobora kuzagera gute kuzakubera umuntu w'umwizerwa muri iyo gahunda. Niba ubibonye gutyo rero, naho kugira gute aho gutekereza icyo wakora, kandi ukashakisha n'amakuru hirya no hino, ukaba wabyumva yuko uwo muntu iyo ni nk'ingeso yaba afite. Ibyo aho hano naho kwitondera cyane. Naho kwitondera. Icya gatatu, igihe wumva umutimanama wawe utakwemerera gukomeza iyo gahunda y'urukundo. Nabyo hari igihe tugira, Imana yaduhaye ubwenge bwo gusensinga ibintu, ibyo twita ngo umutimanama cyangwa ibyiyumviro byawe. Ukumva uwo muntu igihe ashaka ko mujyana, ukumva ufite ikidodo. Igihe aguhamagaye ukumva ahubwo ubaye nk'umuntu ufashwe n'ubwoba. Ntabwo uri proud yo kuba wavuga ngo umuntu arampamagaye reka tugende. Mbese umutima wawe ngo utaramwakira nk'umuntu wiyumva mu 100%, uwo muntu nushake ugendeshe ufrene gatoya kugira ngo ubanze ubitekerezeho neza. Kuko ibintu ari ibintu bigeye gutya, ntabwo ari ibintu bahatiriza. Ibintu byo guhatiriza ni bibi cyane. Ikindi cya gatatu, umuntu uva mu bintu mwari murimo ubona bifite umumaro, ukabona ni wa muntu uhita giving up, ahita ava mu bintu, ahise yivumbura, kandi ibintu mwarimo murakora nta ibintu bifite umumaro, ariko ukabona arabigutayemo, aragiye. Ni wa muntu rero no mu rugo ujya wumva umuntu akaba yagira gutya arivumbuye nawe arawutaye arigendeye, ukaburiyari. Mwari mu bintu by'agaciro, ariko umuntu arivumbuye, aragiye, uramubuza, uyobeye irengero. Ntabwo ara giving up.
ikindi guhorana intonganya za buri gihe kandi mupfa utuntu tw'amafuti duto. Yego ni byiza ko tugira capacité yo kujera konfuri nkuko twabivuze mbere, ariko usanga hari nk'abantu bakundana ukajya wumva buri gihe barabwira inshuti zabo ongera ufashe umuze na runaka, ejo mu gitondo twashwanye, umugoroba bashwanye, umwe yabwiye ibintu bashwanye, kandi mu by'ukuri ari utuntu dutoya cyane mupfa, ukajya usanga ari n'ibintu bidafite umumaro. Abo bantu rero nabo ni ukuri turabagira inama, iyo umuntu ubibona mushwana bya buri mwanya nimuzanagira mu bintu biri serious muri etape yo gukundana, mushaka ubigende mu buhoro. Uriya tuvuze neza kuri aka kantu ni ukuvuga ngo mwebwe babiri ni mwebwe mugomba kumenya uburyo mugomba kukitwaramo. Ibintu byo kuba mwagira intonganya mushobora kubirwanya kandi bigakunda. Ni ukuvuga ikintu gikorekana ikintu ni ukugaragaza kwihangana. Rero niba kwihangana ntago hari, ibyo bintu ntibizashoboka. Rero niba umwe muri mwe adashobora guca bugufi ngo yihangane akomeze uwundi amutere imbaraga utume asohoka muri iyo konfure ako kanya paka murindira abantu bavuye imusozi baze ngo baze bongere babahuze ejo mongere, ntago ibyo bintu bishobora gukora gutyo ngo muzubaka urugo mutarabana mukaba noneho muri gushwana ako kanya ntago byava umubyihorere. Yes. Ko bimeze. Ikindi ikintu cyo kunanirwa guhuza mugira icyo mupfana muryango cyangwa se n'inshuti zawe. Uwo muntu niba ari umukobwa uje mu buzima bwawe akananirwa guhuza n'abantu biwanya sanze, ugasanga buri muntu wese umubonye yifashe ku munwa, uwo muntu menya ko iyo ni idarapo ritukura rikwereka ngo aho hantu wiharenga, ko numuzana ni ukuvuga ngo uzaba wenda witandukanyije n'umuryango n'inshuti zawe. Of course hari igihe abantu bashobora kwivanga mu by'urukundo rw'umuntu batanafite n'ibintu bifatika. Hari ababyeyi bivanga mu rukundo rw'umwana n'umwana wabo n'undi ariko ugasanga nta rezi ifatika bafite, ariko umuntu niba bamureba nawe ukabona ko byamunaniye kubana n'abo bantu kubera ukuntu ateye kutari kwiza muri ya kamere cyangwa mu miterere, uwo muntu ntabwo ari mwiza kugira kuvuga ngo mukomezanye kandi ni ugutakaza umwanya. Iki gihe cy'urukundo ni cyiza kugira ngo wasesinge ufate umwanya wo gufata imyanzuro. Hari ikindi kintu umuntu ashobora kuba yagaragaza kijyanye n'imyitwarire itameze neza, ikintu cya violence. For example, umuntu muricaye ahantu muri kunywa fanta nk'umuwaiter akaza atwaye ibintu kuri tray, then wenda tuvuge nk'ikirahuri kirimo ji kiramanutse kikumenetseho, ugahita ufata urushyi ugahita umwasa urushyi. Aho ngaho ni ikintu kigaragaza umuntu utagira kwihangana ngo amanze anatekereze. Umuntu nk'uwo ashobora gukora ibyo bintu uyu munsi, umenye ko nawe umunsi umwe one day ashobora kugira gutya, cyangwa se mu gihe muri za conflict turiho tuvuga hejuru, noneho akagerageza kuba yajya kugira gutya, ashobora kugira gutya uyu munsi, ejo rukageraho ubundi akaba ararukwashije. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo muntu nawe ni ukumwitondera ukabanza ukareba neza kumugendera gake. Kuko umuntu ufite violence, umuntu uzamura ese ubwo kwa mukubise nk'umuweyita kandi muri kumwe nawe uri inshuti akagomye no kugupfura gasoni, bizagenda gutejo mwiherereye mwembi nukuri. Aho ngaho nushake witonde bigendemo gake. Nagukubita uzavuga ngo ibintu niba bibonye ibimenyetso ko umuntu ni umuntu ufite imiterere idasanzwe. Ikindi wenda twagarukiraho ni ikintu cyo kuba umuntu afite ibintu byamubase, nk'ibintu ari addicted ku bintu runaka. For example, inzoga ugasanga nk'umuntu umushatsi aryama mu kabari, arara mu kabari bagakubura mu gitondo bamubwira ngo nazamura amaguru. None uwo muntu urumva
kandi ibyo bintu wabibonye ariko uravuga uti reka mbyihanganire maybe kubera yuko ibihe ugezemo wishakira umugabo cyangwa se wishakira umugore ariko buriya abagabo nibo bakunda kubikora cyane abagore ariko ushobora gusanga undi nawe yaragizwe imbata w'umukobwa hari abakobwa bamwe cyane inaha ho birahari cyane rwose yego inaha bireze so rero uwo muntu ubibonye hakiri kare amatara buriya yakuburiye itonde uba uhagaze gatoya ubanza urebe yuko hari icyerekezo baguha cyo kunyuramo usaba umwuka wera gusobanurire naho kunyura ibyo ni ibintu twari tunyuzemo ushobora no kuba n'ibindi n'abandi bakongera n'ibindi byinshi mushobora no gukomeza kongeraho n'abandi yego kugira ngo buri muntu yicare arebe niba hari amatara atukura ari kubona mu rukundo ni byiza ibyo bintu ubonye wibinegirija wibifata minenerwa wa mugani w'abarundi wibifata nk'ibintu bidafite umumaro ibyo bintu bikorera ubugenzuzi n'ubona ari ibintu utazihanganira mu myitwarire ya mugenzi wawe uvuga uti hoya turacyari muri etape yo gukundana nshobora kubivamo ngahita ngenda nkafata undi mwanya kandi nkazabona n'undi guhara abandi benshi bashobora kuza hari ibintu twegeye kujya tuvuga ati wihubuka wenda mukobwa wireba imyaka ugezemo wirukanye musore wivuga ngo ndashaje ngo mbonye wese natwara hoya ni wabutegereje nta gikuba cyacitse aho kugira ngo ujye kubaka urugo cyangwa se uzemerera umuntu kubana udashobotse byaba byiza utegereje igihe cyawe kuko urugo n'ijuru ritoya bigize amahirwe yo kurubamo unezerewe nta mpamvu yo kugira ngo ujye kuba ahantu uzagirira ubuzima bwawe bwose kugeza tugeze ikuzimu ngo ujye kuhaba uri mu mubabaro cyangwa se ngo waguteshe umutwe ahubwo warindira ukitonda neza kugira ngo urindire uw'Imana yakugeneye mugomba kubana muhuje aho kugira ngo ujye kuba mu miruho n'imihate ibintu cyane cyane biriho hano hanze rero ntekereza yuko uyu munsi twasubikira ahangaha mbere yo gusubika reka duhe aba bantu ijambo y'Imana ryo kubafasha abantu bari kubona muri iki gihe bageze mu rukundo twabahaye ijambo ryo twavuze ngo ry'urukundo nyine bashobora kwireberamo ariko rura rukundo nk'uko twabivuze ni urukundo rw'umukristo ni urukundo rw'Imana ariko kubera umuntu muzakorana umushinga nawe ugomba kugira kurenzaho amaso y'umuntu uzabana nawe mu rugo rero iri jambo ryo ni iryo tubaha kugira ngo naryo baritekerezeho rizagumye ribafashe ni mu Bafilipi ibice 4:8 ibisigaye bene data iby'ukuri byose ibyo kubahwa byose ibyo gukiranuka byose ibiboneye byose iby'ugikundiro byose n'ibishimwa byose ni haba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe aba ari byo mwibwira Mana yacu tugirire neza hari ibintu dushobora kuba tutavuze kandi tutanabasha kuvuga ariko mwuka wera ashobora kugenda akakongorera niyo mpamvu ijambo ryo rikubwiye ngo ibisigaye bene data iby'ukuri byose ibyo kubahwa byose ibyo gukiranurwa kose hari ibyo muzagenda mumenya by'ukuri byo gukiranuka biboneye by'igikundiro mugenda muzagenda mubona kuri uwo muntu aba ari byo bizagenda bigira gute bibasunika bibasunikire ibyo byiza byo kubahwa byo gukiranuka by'igikundiro aba ari byo bigusunikira ku muntu mugomba kugira gute ubona mwafatanye urugendo rwo kugira ngo muzabane ibyo bindi bibi ubona nibiza mukabona utabyihanganira uko twabiganiriye n'ukuri ni byiza ko washyira ikirenge cyawe inyuma mbere yo kunjira mu mushinga ukomeye wo kwemerera umuntu yuko mubana Imana yacu itugirire neza cyane amen Imana iguha umugisha ku magambo meza abantu ibi byose biba muri Bibiliya ibyo turi kuvuga byose ni ibyo tusanga muri Bibiliya niyo mpamvu buriya tubagezaho n'ijambo supporting ibyo tuba turi kuvuga rero reka dusubikira ahangaha uyu munsi ubutaha tuzaza tubabwira ubutaha tuzakomeza iki kiganiro twinjire noneho mu gihe umuntu avuze ngo ndabyemeye uvuye mu gihe cyo gukundana winjiye mu kindi gihe cyo kwitegura gushinga urugo icyo rero nicyo tuzaganiraho umuntu munsi yamaze kugeza ku ndunduro avuga ati umuntu ndamuramwize noneho umusore akaba yakubwira ati ese urumva waba umugore wanjye hari n'abakobwa bajya bavuga ati ariko ko tumaranye igihe kinini dukundana next step ni iki kubera ko utaragira ute utaramupropose
rero abakunzi bacu Imana ibaho umugisha, reka turekere ahangaha uyu munsi, naho ubutaha Imana yo mu ijuru bagire neza kandi ikomeze kubaturindira. Turabakunda. Shalom shalom. Shalom shalom.